Yes, reka nongere ngusuze kandi ngwikaze nizere ko umeze neza cyane we turi kumwe ngaha kuri Baryinyonza Talk Sport. Merci beaucoup kongeye gufungura ino video. Hanyuma reka tuye amakuru akomeje kuvuga sasa kuri cyo gica munsi cyo kuri wa gatatu. Tuhere ku musore twa Cristiano Ronaldo. Ebana witwa Cristiano ndabona none ibyamakuru byamumanutse ngo no muri Portugal ntago yorewe kabisa bigenanye n'umusaruro muke ku giti cye yagize ku mukino bakiriye muri kipe y'Igihugu ya Espagne ku mugoroba bikaza no kuza kurangira batsinze igitego kimwe ku busa. Ano mpapa w'imyaka 37 rero wari umaze iminsi atorewe cyane Manchester ngo byaje kugera mu gihugu cya Portugal ntibyagenda neza cyane ku mukino bakinagamo n'abanye-Espagne. Ku mukino wari wabanje bakiriye muri kipe y'Igihugu ya Czech Republic kaza kuza kugongana n'umunyezamu witwa Thomas Vaklik akaba rero ngo byaratumye n'umugabo rwose ngo adakomeza kuba comfortable mu kibuga hakaba rero hasigaye by'imwe bice cyane kugira ngo igikombe cy'isi gitangire. So n'umugabo rero hari umupunditi kuri televiziyo hariya mu gihugu cya Portugal watangiye kuvuga ko witwa Cristiano Ronaldo akwiriye gutekerezwa n'umutoza twa Fernando Santos akaba yamusiga ntazajya mu mikino y'igikombe cy'isi. Gusa abakinnyi nka Bruno Fernandes baracyavuga ko bagikeneye gukomeza gukorana nawe nibura kugera mu mikino Euro ya 2024. So Portugal rero ikaba itameze neza cyane ku ruhande rwe ndetse n'urwa Cristiano Ronaldo utitwara neza cyane muri iyi minsi kabisa bikaba byatangiye kugenda byanga. Harubanza uko byatewe cya kibazo nyine yagize kuzura ariko ku mugoroba kabisa ntago match yari imeze neza kuri we kugeraho nabivuze mu gatondo baravuga ngo ndamwanga ngo muzambuza kuba Cristiano kuko muvuga ngo ndamwanga ubu sinzoje kugikina mubwira kuri Cristiano ko mvuga ngo ndamwanga none na match ku mugoroba ko nayireberaga n'amaso yanjye koko mwana nyagasani. Gusa imyaka iri guhemuka peso ko wabeshya kamabwiza ukuri imeshaka ngo ndamwanga cyangwa si mwanga ko ntago nzazanga ngo mbeshya abantu cyangwa nzanga ngo nikuza kumubwiraho. Cristiano imyaka ye iri kumemukira ariko none gukwiye ku ikibazo abantu iyo ntago gukwiye ku ikibazo unumva no witwa Cristiano igihe yakoze n'ibyo yakoze ubwabyo birahagije kugira ngo tumuheze respect akwiriye sibyo. Umva yakoze ibintu byinshi yarakoze kandi ikindi cya kabiri muzikana ko ari umuntu imyaka 37 ugikira kuri urwego 37 ukinira Manchester United 37 ukibazwa ibitego bro nagari buri wese waje kubikora. None ikindi cya kabiri Cristiano ni umwe mu bakinnyi bakoresha imbaraga z'umubiri wabo ufite ashingiye ku mbaraga cyane yarazikoresheje akoze gym nyinshi akora imyitozo myinshi arakora bro reka none umugabo uninspiring abakinnyi bakiri batoya buriya imbaraga wese yazishaka kazibona imbaraga ni ikintu wese aba yumva yatekereza ko yashaka kabona uri kubyumva ariko kubasha kuzikoresha kubasha gutanga umusaruro ugendeye ku mbaraga zawe nagari ikintu cya buri wese imbaraga ushaka kuzikoresha zikagenda zirangirira ariko umuvandimwe ko ibyitozo byinshi kubera gukora cyane bro yageze kuri level yuko noneho abantu babumva ku myaka 40 abagitera umupira kandi ku rwego rwiza nabwo ari kubwira azageza mu 2024 azakina Euro 2024 babarira azafite 39 n'icyo gihe hafi 40 yuzuye y'amavuko yitwa Cristiano Ronaldo. So urumva rero ibinyamakuru byo muri Portugal bikaba byatangiye kumanuka bivuga ati rero ntago biza kuza koroha na gato bigendanye n'ubushobozi hagaragaza kugira kano kanya twereka tuzabihanga amaso tuzarebe koko niba bakora rero yo kudamagara Cristiano byonyine gukora Cristiano muri groupe ni rero itabaho bijye mu bijyanga cyangwa mu byemere ese bajya muri Euro ya 2016 avunika akaza kitoreza uzi ikintu cyitwa umwuka yahaye abakinnyi b'ikipe y'Igihugu ya Portugal kugira ngo ajye gutsinda uza amagambo abwiye ura mungu witwa ngo ni Eden watsinze cya gitego watsindaga Abafaransa yabwiye Eden ngo niyo bijyaho ku isegonda rya nyuma uwo gitego cyane kukireba nkakibona genda ujye mu kibuga wizeye neza kuza kubera igitego njye ndi kukura nkakikubonamo bro mungu ajye mu kibuga nk'umusazi niyetegeza akagira mu Bufaransa mu makipe yanga aciriritse aragenda gutsinda igitego ikipe y'Igihugu y'Abafaransa bose bareheje nk'imifuka y'ishati twikomeze nani makuru. Hari umugabo witwa Daniel Milatinov no mpapa myaka 37 yamaze guhamagarwa n'igisirikare cy'igihugu cya Ukraine yamaze guhamagarwa kugira ngo ajye kuba yajya kurwana ku rugamba nago ari umunya-Ukraine ahubwo n'umurusiya uhamagawe kugira ngo ajye kurwana mu gihugu cya Ukraine. Uyu mugabo impamvu mugarutseho nuko n'umuntu uzwi cyane muri equipe y'Everton mu myaka za 2009 David Moyes rwose yagize kumugura kuri $1,000,000 z'amapawundi muri za 2009 ubwo yari ahari kabisa akaba rero yaramuguze mbere ko amusubiza mu gihugu cy'Uburusiya mu 2012 so kunya 37 rero akaba yaramaze gusezera umupira muri 2019 akaba rero yamaze guhamagarwa na Perezida Vladimir Putin kugira ngo
ngo kabisa ajye kwitabazwa mu gihugu cya Ukraine, ajye ku rugamba ndikumubona kabisa mu myambaro yakwikiye agiye gukora akazi nk'abandi bose. Mu gihe kandi barimo bakomeje kuvuga kugira ubu ngubu ikipe ya Chelsea imaze kwinjira mu rugamba rwo gushaka umusore witwa Jude Bellingham. Kabisa mu gitondo nabwiye inkuru z'i Madrid mbabwira uburyo n'umusore witwa Jude Bellingham abantu b'i Madrid bamwifuza cyane. Ku myaka 19 y'amavuko y'abana amakipe akomeje kumwifuza, akomeje kuba menshi cyane kabisa, bigendanye n'ukuntu ari kwitwara mu gihugu cy'Ubudage muri equipe ya Borussia Dortmund ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ikipe nka Chelsea rero ikaba imaze kwiyunga ku makipe arimo Liverpool ndetse na Real de Madrid kuba bafata cyangwa se kuba barwanira kubona uyu muvandimwe ukomeje kwitwara neza cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So igiciro cya Jude Bellingham kujya kano kanya ni miliyoni zigera ku 130 n'ikipe yitwa Borussia Dortmund yamaze gutereka hariya nk'umuntu wese wakifuza kuza kumukura muri equipe ya Borussia Dortmund. Ikinyamakuru The Telegraph kikaba kiri kutuvuga kuri mugoroba ko ikipe ya Chelsea rwose ngo yaba yiteguye kuba yarwana urugamba rwo kuba yabona uyu muvandimwe, bakareba ko bamuzana mu gihugu cy'Ubwongereza, bakareba ko bamwongera ku bakinnyi bafite bo mu kibuga hagati. Bakaba rero ngo bari buze kuza gutanga ikintu cyitwa negotiation muri kono kwezi kwa mbere kugira ngo ariko barusha izindi ikipe imbaraga ndetse n'amahirwe yo kuba bakegukana uyu muvandimwe witwa Jude Bellingham. Ese birashoboka cyane, ni ugutegereza tukareba ukuntu gahunda zihagaze kugera n'aka kanya. Mu gihe kandi mani makuru na Bruno Fernandes kano niyo nkuru nyigarukeho ari yo yonyine ihari, iri kutubwira ko ngo Bruno Fernandes nawe ngo abibonamo nk'umuntu ugikeneye cyane Cristiano Ronaldo ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal biracyakeneye cyane Cristiano Ronaldo kugira ngo akomeze kuzabana nabo mu mukino w'igikombe cy'isi. Ibi ngibi akabivuze nyuma yuko uno musore atitwaye neza cyane mu mukino batsinzwe muri ikipe y'igihugu ya Espagne ku munsi w'ejo igitego kimwe ku busa, ubundi kritike zose zikaza kuri kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Portugal. Amakuru akatuvuga ko rero ngo nawe ngo ntagatekereza kuba ngo Cristiano Ronaldo ashobora kuba yasohoka muri equipe nationale ya Portugal, mu gihe kandi itangazamakuru ryakomeje kumanuka muri ubwo buryo ritegeza ko ashobora kuba yasohoka. Mu gihe kandi kwari ikipe ya Chelsea nayo amakuru acyari menshi cyane akomeje kwivugamo. Hari umugabo witwa Andre Villas-Boas akaba yatubwiye gato ku mezi 8 yamaze atoza ikipe ya Chelsea, n'umutoza w'umunyaportugal kabisa yagize ibintu byinshi atangaza. Yavuze ko mu by'ukuri ngo akiri equipe ya Chelsea ngo byarashoboka cyane ko ashobora kwinjiza mu witwa Luka Modric. Mu bakinnyi yarakeneye gusinya icyo gihe bari barimo Rafael witwa Radamel Falcao ndetse na Carlos Tevez, ndetse ngo Villas-Boas ngo yizeraga ko ashobora kuba baza muri equipe ya Chelsea. Icyakora Marina Gorovinska ngo niwe mutambamiye, mu gihe umuherwe we ngo yari yiteguye kuba yagira gute yakemera kuba yamugura bano bakinnyi yifuzaga haruguru, ako avuga ko Marina Gorovinska ngo yamutambamiye akavuga ko atifuza abo bakinnyi kubera ko ngo batari bumvikanye mu kuba yabazana. Ikipe ya Chelsea kaba yari yarishyuye ikipe ya Porto miliyoni 13,300 kugira ngo Porto ibahereze n'umutoza witwa Andre Villas-Boas rero waje muri ikipe ya Chelsea aje gusimbura umugabo witwa Jose Mourinho. Ibyo bitari bihagaze neza cyane, akaba rero yaragoye na performance muri ikipe ya Chelsea bikomeza kugenda byanga kabisa, aza kuza kwirukanwa nyuma y'insinzwe yatsinzwe n'ikipe ya West Brom igitego kimwe ku busa. Icyo gihe Chelsea ari ku mwanya wa 5, abaho rero bakomeza kutaryoherwa cyane n'ibyo bihe. Bahitamo kuba batandukana n'uyu muvandimwe witwa Andre Villas-Boas. Akaba yatubwiye rero ati igihe namaze muri equipe ya Chelsea ntago Marina Gorovinska yigize ambanira, ati namusabye witwa Luka Modric ndetse musana na Radamel Falcao, ariko yandiye sini gusa ntibameza kandi barabakinnyi bagombaga kungirira umumaro. Reka tore rero uko bizakomeza kugenda. N'umugabo witwa rero Villas-Boas rero akaba afite n'ukuntu agiye agaruka kwa makuru menshi yatubwiye reka ameze nk'ugenda amena ibanga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yanatubwiye ko muri equipe ya Tottenham Hotspur ngo ubwo yarari ngo yifuzaga kujya ngo Tottenham Hotspur umuherwe witwa Daniel Levy yashatse kumutanga mu gihugu cy'Ufaransa ngo ajye gutoza equipe ya Paris Saint-Germain, amugurishije umugabo arabyanga kubera ko yifuzaga kuba yagwa muri equipe ya Tottenham Hotspur kuko yayikundaga. Si ibingibi rero ngo amaze kubyanga byatumye mu mwaka wakurikiyeho Daniel Levy ahita amushimira kabisa, arabwira ati warakoze kuri service zose waduhaye, aho bigeze ngaho igendere ujye gushakira umugati ahandi. Villas-Boas rero ngo icyo gihe ngo PSG yari yatanze miliyoni 15 z'amapaundi izihereza Daniel Levy kugira ngo abe yasohoka ajye gutoza n'ikipe ya Paris Saint-Germain. We arabyanga, amaze kubyanga rero aza guhita abiryozwa ako kanya kabisa kubera ko yanze kugenda. Rero ngo umwaka akurikiyeho Tottenham Hotspur bahise rwose bamwirukana neza cyane. Mu gihe kandi mani makuru akomeje kuvuga kugira kano kanya nyuma yuko umuherwe witwa Todi Bauer ikipe ya Chelsea atangaje ko hari amakipe yifuza kugura muri Portugal ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi kugira ngo bazamure groupe ikipe ya Chelsea bakore nka kuri ya Red Bull groupe cyangwa se Man City groupe bakora. Iki gitekerezo cyatumye ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Liverpool nabo abayobozi babo batangiye gutekereza muri uwo mujyi kuba bakagura business yabo bakazagurira mu bindi bihugu bakaba nabo baguramo amakipe agiye atandukanye. So rero amakuru akatubwira ko yaba Stan Kroenke ndetse n'uwitwa John W Henry w'ikipe ya Liverpool nabo ngo bashaka kujya muri uwo mujyi. So rero
ngo bakaba baragize kino gitekerezo nyuma y'uko n'umuherwe w'ikipe ya Chelsea akigize abona ko witwa Shah Mansour w'ikipe ya Man City ngo afite amakipe agera kuri 11 yose hirya no hino ku isi yose ari mu biganza bya Man City bya City Group. So rero akaba n'ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Liverpool nabo nkuko ikinyamakuru The Guardian kiri kwitubwira ngo nabo batangiye gutekereza muri angle yo kuba batangiye gukora business zishingiye ku mupira ko bakazikora muri ubu buryo. Ese birashoboka cyane ko babikora, gusa tuzadukomeza kugenda dukurikirana cyane tukabikora bihagaze kugera aka kanya. Mu gihe kandi mani makuru akomeje kuvuga kugira ubu ngubu witwa Rio Ferdinand ngo ntago yumva ukuntu inzego za leta cyangwa se inzego zibishinzwe zitagize ikintu kimwe zikora. Ku mugoroba ubwo ikipe y'igihugu ya Brazil bakinaga na Tunisia maze witwa Richarlison akaza kwerekwa sinye z'ironda ahubwo yaterwaga ibishishwa by'imineke. N'umugabo akaba yanyuze kuri YouTube ye atubwira ko ngo kuba ikintu cyabaye ntagire umuntu ukoma, ntagire n'umuntu avuga ngo ni icyasha gikomeye cyane ku isi y'umupira. Akaba rero yavuze ngo inzego zibishinzwe zagombaga kugira reaction zitanga, inzego zibishinzwe zagombaga kugira ikintu zibikoraho nibura bino bintu bikaba byagira ingaruka ku bantu baba babigize mu ruhare atari ko babicecetse baroca bararumira ngo ntago ari sinye nziza cyane kuri umuvandimwe witwa Rio Felix Ferdinand nkuko ari kwitubwira. Andi makuru kandi akomeje kuvuga kugira ubu ngubu umuvandimwe witwa Gabi Agbonahal akaba ari umunyamakuru ukomeye cyane ku gitangazamakuru cyitwa Talksport akaba yatubwiye ngo hari Maguire ngo abantu bari kuvuga ko akwiye kuva muri equipe y'igihugu y'Abongereza ngo ntago ari ko bibona, nabwo ngo mubona nk'umukinnyi ugomba kuzamanza no muri Euro no mu gikombe cy'isi kizaba mu mpera z'uyu mwaka, ariko ngo bikamusaba ko nabanza kuza gutuza muri bakumva ko nta pressure muriho ngo nibwo azatanga umusaruro kurushaho. Ngaracyashinja hari Maguire ko n'uyu munsi ngo ari umuntu ugifite pressure imuriho kandi nyinshi ngo rero ngo ikaba yatuma atabasha gutanga umusaruro mu buryo bukwiriye. Akaba rero ari umuvandimwe witwa Gabi Agbonahal n'umunyamakuru wa Sky wa Talksport. Ari makuru kandi akomeje kuvuga muri ko Closinga ikipe ya AC Milan ngo yabatangiye gutekereza kwinjiza muri equipe yabo witwa Armando Broja w'ikipe ya Chelsea. Akaba ari makuru akomeje kuva Rossoneri atubwira ko ngo Olivier Giroud adahagije cyane na Divock Origi ku buryo ngo bifuza undi rutayizamu. Ngo bamaze gusanga rero ngo witwa Armando Broja muri equipe ya Chelsea ariko umwanya uhagije wo gukina ngo bityo bikabishoka cyane ko n'ikipe ya AC Milan ishaka kuba yamuhindura ibitekerezo ikamutwara. Ese birashoboka cyane, ni nk'uko dukomeza gukurikirana tukareba uko zigenda. Ari makuru kandi akomeje kuvuga Tite sinzi abantu barebye mwace ya Brazil n'ikipe y'igihugu ya Tunisia ku mugoroba ari umuvandimwe witwa Dylan Brown wabonye ikarita y'umutuku ku ikosa yamaze gukora witwa Neymar ameze nk'umukubise mu ivi, ikosa ry'ububwa bwinshi kabisa, ikosa ry'ububwa nyine bimeze nk'irya giturage ukuntu kabisa, ubonaga ko ikosa ridakwiriye. Tite yavuze ngo uyu munyatunisia ashaka ko yari kuri misiyo yuko Neymar atazakina igikombe cy'isi, ngashaka ko yari kuri misiyo adashaka ko Neymar azakina igikombe cy'isi. Ati wasanga ari impamvu yamuvuniye kuriya ariko kubwa amahirwe ntago byabaye ibintu bikomeye cyane. Nanjye yamuvunye ndikora match numva ndababaye kabisa base nk'aba jama, numvisha abantu batsinda byinshi kuko byatumye numva Tunisia nazo ko rihagaze kabisa. So muraza no kuza kandi nababashije amakipe muzashyikira mu gikombe cy'isi ibitekerezo byabyo nanone ntabwo ko nibuze kuza kubisoma, ntabwo nshaka kuza kubyirengagiza, ahubwo ndashaka kunyuzamo amaso namara kunyuzamo amaso noneho magahitamo nambwira ku mugani wa Afrika amakipe mubona mu kigikiye, amakipe azabashyikiye ku mugani wa Afrika azaba ari ayahe ku mugabane wa Afrika n'izikipe z'abashyikiye mu kirere gikombe cy'isi. Ujye muri comment uze kuza kumbwira gusa kamanzi nyuze ibitekerezo byanyu mu kiganiro cya kare icyo nabibabarijeho kugira ngo ndebe koko amakipe mushaka kuba mukikiye mu mikino y'igikombe cy'isi. Wa mbere witwa Bakunda Twizera ati ni Brazil, mu gihe n'uwitwa Jean Pierre Habarugena yavuze ati ni Brazil. Olivier Kabu ati ni Brazil, ati nta kidasanzwe nuko okay. N'uwitwa Mugabo Vetera we tubwiye Brazil mpaye nka data mwese ni Brazil. Jean de Dieu Nzabanterura umuntu ukunda gukurikirana cyane bari Nyanza Talk Sports, ndanamushimiye cyane witwa Jean de Dieu Nzabanterura. Mu gihe undi muntu waduha igitekerezo yitwa Rushimisha Alexis ati Argentine izagitwara, nanjye nuko nabonye kabisa. Akaba rero ariyo kipe ashyigikiye. Ndabona benshi bagiye batubwira ikipe y'igihugu ya Brazil. None reka mbabazi ku mugabane wa Afrika ni ikipe ushyigikiye, bwiza navuze muri rusange kumaze kubona ko abantu benshi bashaka ikipe y'igihugu ya Brazil. Hanyuma ku mugabane wa Afrika ni ikipe y'igihugu mushyigikiye ku mugabane wa Afrika mwifuza ko yazitwara neza, mwifuza ko yazagira kure mu gikombe cy'isi cyo muri Qatar. Reka ibinze kuza kubisanga mu bitekerezo byanyu ndetse nanahiniranga kugira ngo naza kuza kubarira umwanya. Mbashimiye cyane ko munhije umwanya wanyu rero. Ubwo rero kankomeza kwifuza kugira ibihe byiza cyane muhaye muronke kandi Imana ibarinde.